Shuje inshuti za Isezerano TV haleluya mumeze neza muraho mwiriwe. Ngewe tuvugana nitwa Bishop Ineza Steven. Ndi kumwe na Evariste Nsanzamahoro. Karibu Nsanzamahoro Evariste. Murakoze cyane. Isezerano TV haleluya. Nikaze abakunzi bacu kuri TV Isezerano TV haleluya. Yego. Ni by'agaciro ku bandi hano uyu munsi. Yego, ni byiza. Ndabyishimiye cyane. Bon. Ubushize dusa naho twaganiriye ariko ntabwo twari turi imbere y'abakunzi bacu. Yego. Uyu munsi nkuko wabishatse nanjye nabyifuzaga nagira uyu munsi tuganire ku kintu kijyanye n'ariya matayitozi usanga muri ibintu by'amadini abamo. Ikibazo cy'ingenzi nashaka kubaza ubundi amatayitozi uri buse nkaho utubwira ku madini ya Gikristo. Yego. Utubwire n'wenda no ku Bayisilamu. Yego. Uburyo ari amatayitozi aboneka, ese ufite itayito runaka hashinzwe iki kugira ngo abakunzi ba Isezerano TV haleluya basobanukirwe bamenye ngo nimba nyobogwa n'uyu muntu wenda witwa pastor. Ese ni gute bayi pastor? Ese nanjye n'abapasiteri uyu munsi bigakunda. Yego. Se nshobora kwitwa revera pasteur, nshobora kwitwa padiri, nshobora kwitwa Yego. Kugira ngo abakunzi bacu basobanukirwe. Umwanya n'uwanyu. Sawa, urakoze Evariste. Uvuze ko nsobanura kuri kiriya kintu, ngiye gusobanura kuri gato cyane hose ndagenda mpasobanura. Yego. Kugira ngo tutunguze uburyo umwete. Ndahera ku bamizirima cyangwa ku Bayisilamu. Abayisilamu bagira abo bita ba shehe. Yego. Bagira ba haji, bagira ba imamu. Ayo ni amatayitozi aba muki, aba mu musigiti. Rero ku musigiti abashehe abantu bose bamaze kwiga basomye sira bagasoma tawhid, bakiga hadith, bakiga Quran, bakiga mu mashuri ya Kisilamu, bose abenshi bari bashehe. Yego. Asohoka ari shehe, nta rindi ranka bagira, asohoka ari shehe. Noneho iyo amaze kugera muri societe n'urugero bakamuhereza umusigiti wenda akayobora nk'umusigiti wa Madina cyangwa agasohora umusigiti wa Natarakom, aba imamu. Yego. Imamu ni ya ntuza, ni ya tayito nkuko tuvuga pasiteri cyangwa twavuga revera cyangwa twavuga n'abandi. Yego. Rero ubwo ngubwo icyo gihe uwo ngo imamu abashumbye abashehe bose barahungawe. Donc abahagariye abashehe ari hejuru y'abashehe. Y'abashehe. Ntabwo bagomba gufata umwanzuro batamugishije inama, kuko niwe uyoboye iki, niwe uyoboye umusigiti, niwe imamu wabo, niwe nka twakwita pasiteri wabo. Yego. Noneho ubwo icyo ngicyo hakaza uwo bita haji. Yego. Haji rero abahaji kuko yakoze urugendo rutagatifu akajya i Maka. Yego. Iyo agiye i Maka muri hijja agaruka yitwa haji. Iyo ari umugore agaruka yitwa hajati. Ariko ari n'umwana wagiye i Maka gusura ingoro y'Imana i Maka, agaruka yitwa nde? Agaruka yitwa haji. Kuko aba yarakoze hijja, nicyo bisobanura, kuko yakoze hijja akaba yaragiye i Maka gukora umutambagiro mutagatifu. Yego. Rero icyo no mu nkingi z'Ubusilamu harimo gusura ingoro y'Imana i Maka. Icyambere kibanza kwemera ko nta yindi Imana ibaho uretse Imana imwe rukumbi, itarabyaye, itarabyawe. Yego. No kwemera ko Muhammad sallallahu ari intumwa y'iki, ari intumwa y'Imana. Icyo ni icya gatatu. Ni icya kabiri. Icya gatatu, gusura ingoro y'Imana i Maka ku muntu bishoboye. Yego. Icya kane, gutanga zaka. Yego.
icya gatanu gusenga gatanu ku munsi. Nizo nkingi z'Ubusilamu eshanu zigenderwaho. Yego. Noneho ubwo urumva nkubwiye mu Busilamu uko bimeze. Noneho reka twinjire mu bakristo ko twebwe turabakristo. Katugaruke gato ku bantu wabwiye bitaha abahajati baba ari abagore bavuye Imaka barakoze urugendo rwa haji. Yego. Yazitwa hajati. Ese hari inshingano afite mu musigiti nka hajati nk'umuntu wakoze urugendo ruva Imaka, umuntu ufite iyo title? So ashobora kugira inshingano mu musigiti bitewe nuko bo iyo basenga abagore n'abagabo ntabwo baba bari kumwe. Yego. Rero muri ntuza yabo aho bari nawe afite inshingano ze mu bagore. Afite inshingano. Noneho hari undi muntu twari twibagiye ku musigiti, umuntu witwa Bilali. Bilali niwe utora azana. Cyagiye ujya kumva ati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uriya ni Bilali. Niwe utora azana. Yego. Ubwo rero ndumva ku Basilamu waba usobanukiwe. Yego, ndasa naho mbyumvishe n'abakunzi ba Isezerano TV ndakeka barabyumva. Ubwo ufite ikindi cyangwa inyunganizi, igitekerezo ashobora kujya muri comments. Yego. Akabaza cyangwa se agatanga inyunganizi no kuri telefone ziba ziriho kuri channel yacu. Okay, sawa murakoze. Ubwo radusimbukiye tugere ku buryo inshingano mu byo aya madini ya Gikristo ziboneka cyane cyane, ariko wibande cyane cyane kuri aba bantu biyita abahamya ba Yehova. Niko bitwa, ariko biyita bitwa abahamya ba Yehova. Bo bundi inshingano zabo ziba zipanze gute? Se amatitles abamo nayahe? Ariko hose uri bunyureyo gusa aho hantu uze kuhibanda. So aho hantu rero aho hantu hari ikintu nshaka kubavugaho. Abahamya ba Yehova ni itorero ryabayeho kera. Yego. Ni itorero ryabayeho kera, ndetse ngiye igenzi abahamya barakubitwaga. N'abantu baje batemeranya na za politiki z'ibihugu bigatuma rero bagarariza amategeko, bagafungwa, abandi bagakubitwa. Ko ndibuka nafite abantu mu bahamya nanjye nabanyuzemo. Yego. Nanjye bahamya nabanyuzemo. Rero nabizemo twiga igitabo cyitwa ushobora twabanje igazeti yitwaga Imyuka y'Abapfuye. Yego. Tuza kwiga igitabo cyitwaga ushobora kubaho iteka ubwo isi izahindurwa paradizo. Yego. Tuza no kwiga igitabo cyitwaga Amateka ya Bibiliya. Rero uyu munsi hari niki mu by'ukuri Bibiliya yigisha. Icyo bari kwigisha ubu ngubu. Yego. Rero nicyo kintu twize. Abahamya rero nabo bagira buriya abapasiteri. Bagira abapasiteri kubera kuko bagira abasaza b'itorero. Yego, habamo abo bita abasaza b'itorero. Baratubwira bari bo nabo kuko nayo numva ni titre. Kuko iriya ni title. Yego. Iriya ni title. Umusaza w'itorero niwe ubuyoboye iki itorero ryaho ngaho, abarishinzwe. Yego. Bavuga ngo uriya niwe muyobozi, ni nkuko twavuga pasiteri. Yego. Noneho bakagira abo bita nimbara abapayiniya. Abo bo ni bantu kibakora. Abo ngabo nabo bari hejuru y'abasaza b'itorero. Yego. Noneho bakagira n'abavuga butumwa, ababwiriza butumwa. Ubu usiye ko mu nshingano z'abahamya n'ubundi bo bagenda bavuga ubutumwa iseku ngubu nta kibabona babivuga, basigaye bajya ahantu bagahagarara n'udutabo. Yego. Nta icyo nzi cyo nuko nzi ko muri Bibiliya mu byinshi haravuga ngo mbona Yerusalemu nshya imanuka iva mu ijuru ku Mana, ngo yiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugeni we. Ngo nibwo Imana yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye,
isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. bivuze ngo rero iyo si tuzayibamo noneho bakaba bafite ikintu cyo kuvuga ngo bazamara igihe ngo bishimira imirimo y'intoki zabo. yego mbese bo ntabwo bazigera baruhuka, bazahora bakora. Yesu ubwo azaza gutwara itorero, ubwo umunsi abantu bamaze kugororerwa, bo bazakomeza bahinge, bazakomeza borore. ariko uri kumva bashaka kuvuga ko bizajya byera neza, bagakora bigacamo, ibintu bikagenda neza, bikagenda neza bagahinga, yego bakaba muri aya mayitaje. mbese muri make bo niko babibona. wowe bibona ute? njyewe ntabwo ariko mbibona. njyewe mbona kuko isi nyine abera b'Imana bazimana na Kristo imyaka 1000. yego mu kwimana na Kristo imyaka 1000, yego noneho Yesu azaza gucira abazaba bari mu isi nanone urubanza. yego bazabimanya na Kristo bari hari abantu 144,000. yego bamaze kugera imbere y'Imana. yego bategerereje impande y'Imana. nibo bazahinduka abami n'abatambyi. abo ngabo nibo bazahinduka abami n'abatambyi cyangwa abacamanza. kimwe nuko nawe nukiranuka uzaba umucamanza, uzimana na Kristo ingoma. rero isi nubwo tutabizi biriya bintu tubihishwe, yego ariko ijuru rirahari. yego ijuru rirahari. ijuru rirahari. kandi Yesu agiye kuva mu isi yaravuze ngo dore ngiye kubategurira hanyu, ngo aho nzaba namwe muzahabe. yarababwiye ngo mvuye mu isi ngiye mu ijuru. yego kubategurira iki? ahanyu. yego aho muzaba nanjye nzagire gute? nanjye nzahabe. yego namwe muzahabe. rero kuvuga ngo Yesu yabivuze neza, atubwira kuko abantu bazajya mu ijuru. nimba nibyo byo kongera kuba mu isi bizabaho, bizaba cyagiye Yerusalemu kizayimanutse ivuye mu ijuru ku Mana. Yerusalemu ishya rizava ku Mana ntabwo ari ijuru rizamanuka. Imana izaba yamaze gukora umuteguro wayo, isi yamaze kongera kugira gute? nkuko mu gihe cya Nowa, mu gihe cya ni Nowa, igihe cya Musa, igihe cya Nowa, cy'umwuzure wa Nowa, ni Nowa. yego nkuko isi yarimbutse, imaze kurimbuka, noneho inyuma isi imaze kumuka, abantu bagaruka kuyituraho. rero Yerusalemu kizamanuka ntabwo ari Yerusalemu iriya tuzi, ahubwo ni Yerusalemu izavuye ku Mana. iyo Yerusalemu ishobora kuba igizwe n'abantu bazaba baragize gute? barizeye Imana. buretse gato hari igihe ngiye biriya bavuga njya mbihisha ingiro gute. ese wenda ku bumenyi ufite tubwire, ese mu ijuru hazajyayo inyamaswa cyangwa ijuru ryagenewe abantu? ndakubwira aho nshingira mbaza icyo kibazo. uri kubona bundi bavuga ko Bibiliya kwanza ivuga ko umuntu azajya ahura n'inzovu bakine, intare bakine, n'inzoka bahure. izi nyamaswa twatinyaga ntabwo tuzongera kuzitinya. yego ese nimba zitazajya mu ijuru ryagenewe abantu b'abakiranutsi, ese Imana izabatwarana n'izo nyamaswa cyangwa se izarema isi nkirimo izo nyamaswa zitajyana, irimo n'abo bantu bazajya bakina nazo? reka wenda nguhe par exemple gato, urugero rutoya. ku mwuzure wa Nowa, inyamaswa zagiye mu nkuge, ariko uri kumva Imana yari yavuze iti yego, ariko kandi ntabwo zariye iki? ntabwo zabariye abantu, nta nubwo nazo zaryanye. ariko Imana wibuka yaramubwiye iti nyine za nizo nyamaswa kugira nyuma wenda zizororoke zibyara izindi zituri kubona wenda. rero n'ubundi no mu gihe cy'isezerano tuzaba twamaze kwinjiramo, izo nyamaswa zigomba kuhaba kuko zizaba zahindutse, zizarisha ubwatsi. ubwo zizajya mu ijuru, nazo zizaba ziri mu ijuru cyangwa muri Yerusalemu nshya. Yerusalemu nshya ubwo ni isi nshya. ni isi nshya. ubwo iyo niyo tuzabamo. rero iyo niyo tuzabamo, ni za nyamaswa zizabamo,
kuko ni ibintu bigize umutako w'isi. Noneho ubwo ngubwo abantu tumara igihe twishimira imirimo y'intoki zacu, imirimo twakoze y'intoki zacu. Mu kwishimira imirimo y'intoki zacu rero bizagenda gute? Ni imirimo turi gukora muri iyi si. Yego. Kuba uri kumfasha, iriya mirimo izaguherekeza. Yego. Kuba uri gusanga umuntu ku muhanda ukamufasha, yego, iriya mirimo izaguherekeza. Yego. Turi kubaka mu ijuru. Yeah. Turi kubaka ubutunzi bwacu mu ijuru. Kubera kuko hari abantu bagize amayishurirwa yo kubona ijuru, babonye amanuza, amazu yubakiwe abantu bazaba hehe? Mu ijuru. Bazaba mu ijuru. Abantu ubwo ntabwo babeshya. Oya, ntabwo babeshya. None se babonekewe ijuru gute? So mu bintu bibaho, niba ushobora kurota inzozi mu gitondo ukazibona, byumvikana kuko Imana iba yagusanze. Shitani arabikora. Shitani arabikora, ariko ntabwo Shitani we arerekana, we hari ashobora kwereka ariko ntabwo yerekana nk'Imana. Shitani ntabwo yakwereka ijuru. Satani akwereka ikuzimu kuko ni hari. Kuko mu ijuru baramwirukanye, ntabwo yakwereka mu ijuru, ntabwo yarota kujyana mu ijuru. Buriya mubaze kuri ako kantu gato. Shitani aramutse akweretse ikuzimu, si watinya? Atari ahantu hasa nabi, reka ikuzimu. Ubwo yakwereka ahantu heza. Ashobora kukwereka ikuzimu kubera kuko we Satani ntabwo yakwereka ijuru, ahubwo yakwereka iby'isi byiza. Yakwereka muri Amerika, yakwereka muri Australia, yakwereka ahantu heza, kuko isi ni arayoboye. Ariko nanone nta nubwo anayoboye kuko araziritse, ahubwo n'ingabo ze ziri kuyobora. Kumva ariko arayoboye, kumva ari umwami. Okay, tugarukire kuri aba bantu b'abapasiteri rero, nakari gaciyemo nyine nabyo bari ngombwa. Ibyo byari biciyemo, ariko akangaka ko ntabwo naniwe kuvugaho. Ijuru rirahari, kandi n'imperuka izabaho, n'umuzuko uzabaho. Kuko nanjye hari akantu kamwe nigeze kubonaho, nigeze kurota inzozi, mbona ngo ndi mu modoka ndi kumwe n'umushoferi, ngo mbona ahantu hose hari ibituro, mbona hari kugenda havamo umwotsi w'umweru, hava umwotsi wera cyane, nkabona havuyemo umuntu ahita yambara ikanzu aragiye, nkabona hari n'avuyemo umwotsi w'umukara, ariko hakava nk'umuntu akambara ikanzu y'umukara. Urumva kuko ngo nawe ni umukara nyine, urumva kuko noneho mbona abandi barazamuka, mbona n'abandi nabo bagiye ahandi hantu. Byumvikane kuko izo nzozi nabonye ryari yerekwa. Byanze bikunze Imana ifite uburyo kiri kutwereka. Rero ijuru rirahari, kandi n'isi irahari, na Satani arahari, n'abadayimoni barahari. Natwe tuzajya mu ijuru. Yego, natwe tuzajya mu ijuru. Nukuri haranira ariko. Kandi ndifurije. Urakoze cyane, nanjye ndakwifurije. Abapasiteri. Abapasiteri nabo ni title zigenda zitangira. Hatangira abarimu, mwarimu. Ariko kugira ngo mwarimu bigenda bite? Kugira ngo mwarimu habanza umudiyakoni. Mwarimu ava mu mudiyakoni. Ava mu mudiyakoni. Bakavuga bati uyu mwarimu, uyu mudiyakoni reka tumugire mwarimu. Nuko bigenda mbese. Mwarimu akabamo pasiteri. Pasiteri akavamo izo titles bazihabwa nande kugira ngo bamwimure kuri level. Kuri level yimurwa n'abandi ba pasiteri. Yimurwa n'abandi ba pasiteri, baramusengera. Usiye kumgubu ishuri rya Bibiliya ryaje, abantu bariga Bibiliya akasoza, akagira masters, akagira doctora. Nk'urugero Paul Gitwaza. Yitwa Dr. Paul Gitwaza. Ni docteur muri theology. Muri theology. Urumva we ntabwo akivuga pastor, asigaye avuga ngo muri kumwe na Dr. na Dr. Paul Gitwaza. Urumva we ararenze. Yagiye ku rwego rwo hejuru. Yagiye ku rwego rwo hejuru. Yarenze ba bishop. Yego. Noneho pasiteri akaba ari uwo ku rusengero, n'ubundi akurikirana na mwarimu, ntabwo batandukanye cyane. Hakaza pasiteri, hakaba revera pasiteri. Uwo rero ni mu ntoki. Nawe ni za title zibatangiye kuzamuka. Uko itorero riri kubyara, bagira abapasiteri bagenda batandukana.
ko abapasiteri bagenda bavuka ku itorero niko n'amatitles yabo agenda asumbana. Urumva? Hakaza regional, pastor regional wo mu gace runaka. Uwo nguwo ayoboye iki? Akenshi regional akunda kuba ari reverend pasteur. Abafite title ya reverend pasteur. Akaba ari pasteur regional. Akaba ayoboye agace runaka. Noneho hakaza apotere. Yego. Apotere agomba kuba ari pasiteri ariko urumva kuko ni intumwa. Apotere ntabwo agira urusengero abarizwamo. Abafite address y'urusengero ariko akaba afite iki? Apotere umurimo we ni wo kuvuga ubutumwa. Nta rusengero agira abarizwa yicaramo ngo avuge ngo nicaye ahangaha ngo ngize gute. Ahantu hose bemera apotere agomba kugenda nuko byita kuvuna. Abadivantisi babyita amavuna. Agomba kuvuna abantu akabazana kuri Kristo. Kuko twagiye tubona inzandiko nyinshi apotere Paulo yagiye yandikira amatorero. Yanditse mu matorero y'Ifilipi, amatorero ya Galatiya, y'Abakorinto, ya hehe, akababwira ati ngewe nzaza tumarane iminsi tuvuga ku Mana. Apotere yimika abapasiteri kubera kuko ya matorero niwe yagize gute, niwe yayavunye, niwe aba yabwirije babana. Yamara kubwiriza abantu akababyara mu mwuka. Urugero, Paulo yamaze gukora itorero ry'i Galatiya, arangije afata ntuza Timoteyo amugira iki? Amugira umuyobozi. Yego. Urumva? Urumva kuko yimitse Timoteyo. Yego. Amaze kwimika Timoteyo arakomeza aragenda. Kuvuga ngo ahantu hose yagendaga avuga ubutumwa. Yahasigaga abandi bantu. Bagasigara bavuga iki? Bavuga ubutumwa. Wakikomereza. Kugenda za Philadelphia, kugenda za Filipi, aho hose yagiye agenda hasiga abantu. Kuvuga rero ngo apotere agira aderesi y'itorero ahabarizwa ariko akaba ari iki? Apotere we ntabwo aba agomba kwicara ku itorero ngo ahamare igihe. Aba agomba kuvuna abantu akageza ku itorero ariko we akazi ke ntako kuvuga iki? Yego. Ntako kubwiriza abantu ubutumwa. Yego. Hakaza nuza bishop. Bishop ni umuntu akomeye. Ntabwo ushobora kuba bishop utarize Bibiliya. Birumvikana. Ntabwo ubyuka mu gitondo ngo witwe bishop. Ndetse mu matorero menshi ya Gikristo iyo bishop yinjiye mu itorero nta mupasiteri ugomba kwigisha wundi bishop ari aho ngaho. Bishop agomba kuba niwe head. Yego. Kuvuga ngo bishop niwe aba ayoboye amatorero. Bishop agomba kuba afite abapasiteri batoya. Yego. Barimo ba pasiteri, barimo ba regionali, barimo bande bamuri inyuma. Yego. Akaba ari we ugize gute? Abantu ntago babizi rero title ya bishop nayo ni title nini. Ariko ntago title ya bishop igomba gusumba title ya apotere. Kuko apotere niwe uvuna iki? Niwe utuma itorero ribaho. Apotere ni utuma itorero ribaho. Urugero reka turufatire kuri Zion Temple. Uyu munsi apotere Gitwaza yarayivunye, none uyu munsi Zion igize gute? Zion iriho. Niyo mpamvu bakubwira ngo ari muri Amerika, ari hariya ntabwo heruka hariya kasiga abandi. Kuko ni intumwa. Yego. Ni intumwa agomba kujya kubwira abantu iki? Ubutumwa bwiza. Rero icyo kintu abantu barakitiranya, ugasanga umuntu amenye gusoma Bibiliya, yamara kumenya gusoma Bibiliya agafungura icyumba, yamara gufungura icyumba cyo gusengeramo agahitira ko atangira kuvuga ngo ndapotere. Agashaka umuntu umwe akamusuka, agafata amavuta akayasuka mu ihembe, yarangiza akamwimika. Yamara kumwimika ati ndapote ndi bishop.
undi ati di pasteur, undi ati ndi revera pasteur. Ariyo mpamvu ubona abantu ibintu bibacanga. Ku buryo we ikimujemo ahita yumva kuko ari cyo yagira gute. Donc yakwiyita ya titre kana wakwita titre yo hasi urabyumva. Ntabwo yita titre yo hasi kumva birumvikana. Ntabwo kwita titre yo hasi kuko titre yo hejuru nikurura abantu. Nikurura abantu. Yes. Rero ubwo ngubwo urumva kuko bishop ni umuntu akomeye mu rusengero. Na apotre nayo ni title ikomeye mu rusengero. Revera pasteur nawe ni title ikomeye mu rusengero. Kuvuga n'abandi bo hasi bose ni amatitle akomeye mu rusengero, ariko bafite abo bantu bagize gute, bafite abo bantu babayoboye mu mwuka nyine. Urakoze cyane. Nuko ngo uri kubona wenda mu Rwanda dufite karidinari. Yego. Muri Katolika. Yego. Dufite karidinari. Kandi dufite n'ababishop. Yego. Dufite ba musenyeri. Yego. Barahari bayoboye amadiyoseze atandukanye. Yego. None uko dufite karidinari mu Rwanda, uri kumva ari kuri level hejuru utabo ba bishop. Yego. Ese ni iyihe level ijya gusa ni ya karidinari mu yandi madini, wenda nko mu barokore, mu ba Islam, donc level donc wenda ntabwo babyita kimwe, ariko abari kuri level imwe nyine ni ya karidinari. So karidinari noneho we yimikwa na papa. Yego. Ibyo ngibyo bishop, twebwe tugira bishop, tukagira na apotre. Yego. Nibo bantu bari hejuru. Yego. Kuvuga ngo mu baporoso bagira musenyeri, mu bantuza bakagira perezida wa EPR. Yego. Noneho rero muri ntuza mu barokore matorero ya Gikristo, bo bagira iki? Bagira bishop bakagira na apotre. Yego. Kuvuga ngo nibo twagereranya nande nibo twagereranya na bakaridinari ahari, ntago mbizi amaranka yo mu Gatolika, amatitles yo mu Gatolika ntago nyazi. Yego. Urakoze cyane. Yego. Ariko ntago twasuzana kubaje akabazo imorana. Kamara nibaza akabazo kamwe. Dufite amadini atandukanye. Twaza tuvuga iby'amatitles, inshingano za buri titre mu madini atandukanye. Ariko ntago twagenda nakubaje iki kibazo kuko mara nkibaza n'abandi bantu barakibaza, abadukurikiye ntabwo bari kwa bakibaza. Ese iyo mutwigisha akenshi mutubwira ko dusenga Imana imwe, tukabyumva ko dusenga Imana imwe. Yego. Ariko rimwe na rimwe abantu bakunda kugira confusion, ni gute Imana imwe no abantu bashobora kwisengera mu madini atandukanye kandi no mu buryo butandukanye, kandi ari Imana imwe. Ugasanga bamwe wenda bo katuvugana nk'abarokore bari kuvuga ngo abakatolika cyane abandi bantu bakuvuga ngo bakora ibi nibi kandi Imana ntibyemera. Nabo bakavuga ngo mwebwe mwabarokore mukora ibi nibi kandi Imana ntabwo ibishaka. None ubwo ni gute dufata ibyo bintu byose bidutandukanya tukabihuza tugasanga dusenga Imana imwe, bihura bite? So ibyo bintu amatorero ngenge mvuga ngo ni nk'amashyaka. Amatorero yamaze kuba nk'amashyaka, ariko nabyo ni byiza. Kwara amashyaka? Nabyo ni byiza. Kubera ko nirinze kugira icyo bivugaho cyinshi cyane, ariko noneho twese dusenga Imana imwe, ariko ntabwo imyemerera ari imwe. Nk'abayisilamu bazi ko Yesu, bavuga ko Yesu atari umwana w'Imana. Yego. Bavuga ko ari intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana nka Muhammad. Urumva uwo muntu we nimba wemera ko Yesu ari umwana w'Imana, ntabwo bizashoboka. Nimujya mu rusengero rumwe muzarwana. Birumvikana. Ko uzasenga Yesu uvuge ati Yesu umwana w'Imana, cyangwa uvuge Yesu tuvugire. Noneho nurangiza nawe avuge Muhammad Rasulullah, noneho usange ntimubyumvikanyeho. None ubwo abantu dusenga Imana imwe gute? Gatolika ntabwo uzagenda ngo bari kuvuga ndakuramutsa Mariya, uhije n'imuhuza n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana wadusabira twese abanyabyaha kugeza igihe tuzapfira. Noneho ngo utangire uvuge ngo Yesu utashyizemo Mariya, umubyeyi Bikira Mariya.
ntabwo bizakunda. none ubwo noneho nitujya mu ntuza muri adeperi ntabwo bemera abantu bambara, abakobwa bambara amapantaro, abafite imisatsi. yego nabo ntabwo uzajya mufite ya misatsi ngo ugire inshingano uririmbe kandi wenda uri umuririmbyi, kandi wenda umutima wawe ntabwo guhatira kuvuga ngo kuraho umusatsi, umutima wawe ntabwo guhatira ngo kuraho ipantaro mu gihe ubona kuko wenda itakwambitse ubusa. noneho abo nabwo ntabwo bizakunda. rero bikagusaba no kujya mu ki, noneho tujya mu barokore. hari abarokore, hari amacaci baravuze bati buri muntu wese Yesu yaradupfiriye ku musaraba, kandi Yesu amaze gupfa ku musaraba yaravuze ngo umuntu wese yemerewe kwigererayo. umwenda watabutsemo kabiri. bo baravuga bati na babandi bambaye amapantaro nta kibazo, n'abandi basutse nta kibazo, nabo turabemeye nibaze tugire gute, nibaze dusenga Imana. ikizima nuko twese dusenga Imana kandi twizera kuko Imana itwumva, kubera ko Imana ntabwo ireba imisatsi, Imana ntabwo ireba ko wambaye ipantaro, Imana ntabwo ireba ko wambaye birebire, Imana ntireba ko wafite natirere. icyo Imana ishaka umutima umenetse, umuntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, niwe muntu Imana ishaka. yego ariko gato tuvuge ko iki kintu cyo kubatizwa, ubundi Bibiliya ivuga ko umuntu utarabatijwe n'amazi menshi, utaravutse bwa kabiri mu mazi menshi, atazabona ubwami bw'ijuru. niko birivuga. ugasanga nk'abakatolike bemerewe kubatizwa ku gahanga, uretse ko bavuga ko niyo bihisemo bakubatiza mu mazi menshi. yego none nimba umuntu wavutse ku bw'amazi ari uwavutse abatijwe mu mazi menshi, nyine ari uwabatijwe muri ayo mazi menshi, njyewe nkaba narabatijwe ku gahanga, ni gute Imana iradufata nk'abantu bamwe? ikizima nyine nibo babandi ubona bahindukira bakaza bakavuga ati noneho nemereye kubatizwa mu mazi menshi. bivuze ngo abantu batijwe ku mazi ku gahanga ni ubuyobe. ugiye kureba muri Bibiliya ni ubuyobe. abagatolika bihangane bantunge, ntabwo ari uko mbivuze gutya, bambabarire, ariko na Yesu yaraje abatizwa mu mazi menshi. kuvuga ngo rero ntabwo kubatizwa mu mazi menshi ni Yohana yabatije abantu mu mazi menshi. none rero bisobanura gupfana na Kristo ukazukana nawe. umuntu uramwigishije, murigisha hano umuntu ukamwigisha ati rero hindukira ujye kubatizwa mu mazi nyine menshi, nibwo uzabatijwe nyine umubatizo Yesu yategetse. bya Yesu. none nimba umuntu yanze ati ngewe ibyo by'amazi menshi yaba make mba nabatijwe, kandi nemera ko Yesu ari umwana w'Imana wapfiriye ku musaraba, apfira ibyaha byanjye, sibyo? none ubwo ngubwo uwo mukatolike wanze umuciriye urubanza ukaba utuye umuntu ukuzimu kuramutegereje, waba umubeshye? ntabwo twebwe turi abacamanza. none se nimba atari gukora ibyo Imana ishaka, Imana imusanga imwigisha azabatizwa, nabyanga bikarangira byanze, nabyanga azaba atakiranutse imbere y'Imana. nawe rego ubivuze ngo ikizima njye namubwiye, ndamukubwira nti ugomba kubatizwa mu mazi menshi, umubatizo Yesu yabatijwemo. arabyanze. urabyanze. none nimba byanze kuvuga ngo wowe kuzimu kuragutegereje, hari ikosa ufite? nta kibazo, nta kosa ufite, ariko wowe ntabwo wamucira urubanza. kubera igize kandi atari gukora ibyo Imana ishaka. ishaka. kandi ko tutari abacamanza, urarindira nyine icyo wakoze wagikoze, Imana izamubaza. umuntu wishe umuntu uri kureba, yego, kuvuga ngo uyu muntu akwiye gufungwa, icyo ntabwo ari ikosa. nta kosa ririmo. ariko we ntabwo aba yishye, ariko yakoze icyo Imana idashaka. yakoze icyo Imana idashaka. yakoze icyo Imana idashaka, kandi umuntu wakoze ibyo Imana idashaka agomba kujya mu muriro. yego, uko niko bimeze. niba ariko bimeze, uwo muntu wowe rero azawujyamo. ntabwo wamucira urubanza, kubera kuko ashobora kugera aho ngaho akibaza, agasanga koko kubatizwa mu mazi menshi. umubwiye ngo wenda ushobora kumubwira ngo udahindutse byazakugendekera gutya. umubwira, wowe uramubwira, urangiza ukaba urangije umurimo wawe, nawe akagira gute, agatekereza. iyo yinangiye nta kibazo, kuko Bibiliya iravuga ngo hari abana b'ubugingo, hari n'abana bo kurimbuka. yego.
reka dusenga Imana izatuhe kujya mu bwami bwayo. Yego, murakoze inshuti za Isezerano TV, haleluya. Ni iki kiganiro twari turi kuganiraho. Hari abantu b'abapasiteri muri kutwumva, ukaba uri revera pasiteri ariko ukaba utazi ngo nshinzwe iki, ukaba uri apotere ariko ukaba utazi ngo nshinzwe iki, ukaba mbese muri make wowe icyo ubyutse utekereza akaba aricyo witwa. Oya, banza urebe ko wabanje kuba pasiteri. Numara gusanga warabaye pasiteri, wongere uzamurwe. Ntabwo ushobora kuba bishop nta matorero ufite ushumbye, nta bantu bakuri inyuma, utarize Bibiliya, udafite byibuze diplome ya theology. Rero abantu mwita ayo mazina, ugasanga urabyutse mu gitondo ndi bishop, ugasanga urabyutse mu gitondo ndi apotere, ugasanga urabyutse mu gitondo ndi profete, ugasanga urabyutse mu gitondo ndi runaka. Inshuti yanjye, Imana ifitanye urubanza natwe abashumba. Cyane cyane ndabivuga aba profete mu mbabarire, ni muri pasiteri wivuga ngo ndi profete, kubera ko profete ni umuhanuzi. Ese urabizi ko uri umuhanuzi buri munsi? Wakavuze uti nitwa runaka ndi pasiteri, ariko ibya profeti cyangwa ukavuga uti ndi pastor prophet, ndi pastor w'umuhanuzi, ariko ntuvuge ngo ndi prophet. Ko prophet ni umuhanuzi. Ese kuri umuhanuzi buri munsi uri umuhanuzi? Ese n'undi si prophet? N'abahanuri wawe mu rusengero si ba prophet? Mwese mugomba kuba iki? Bose ni abahanuzi. Rero abapasiteri mubyumve, Imana yo mu ijuru itugiriye neza, iduhe kwiga neza, dusobanukirwe, tumenye inshingano zacu. Tumenye ngo ndi apotere mfite izihe nshingano, ndi revera mfite izihe nshingano, ndi pasiteri usanzwe mfite izihe nshingano, ndi regional mfite izihe nshingano. Niturangiza Imana izadushyigikira kandi igira aho itugeza. Murakoze rero. Waba ushaka kugira icyo uvuga, wajya muri comment ukandika, ugakora like, ugakora share. Ubundi waba ushaka kutuvugisha, nomero zirahari kuri Isezerano TV, haleluya. Uzazibona kuri kino kiganiro, waduhamagara ukatubaza tukagusobanurira. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Murakoze. Bye. Wakoze Evariste. Wakoze cyane.